n'ibi mbaza Clarisse umuzi cyangwa gusa n'undi birancangira iki ndakunchanga iki Sijuma kwitaba telefone wowe uratwaye cyangwa Juma mambo vipi mzima Siko watinze kwitaba telefone mwana uratwaye Okay ndabyumva Wemeze bitese Nyamara turanaburanye kandi koko akuturana dute ko iminsi 35 ishira tutari twabonana koko bemeze bite Okay. Uherutse kuri chantier se? Yohana ababirimo neza bayabyitayeho yabana raporo rwose ayitanga ari yo ku munwa ari mva nta kantu kajya kamwishuka ariko kuri ruhande rumwe ni byiza umuntu afite amapuleti rwose nta kibazo nuko ubu turi muri struggle y'ibyangombwa bya RDB urabizi yabona isahe ngo baje no kubasura yes none se Juma uriya kuvuga no gutaruka ndagira ngo noneho umbwire ibya Clarisse kuki Clarisse wa uhora umubwiraga cyane niki bimeze mbwira byimbitse anje mbabarira ndakwinjira kari mu biki kari mu byombo bya ya nkuba y'umugore wakwitabye kaguha sho umwana wanjye koko wiriwe ese igihe naguhamagariye wari uri mu biki imirimo yako kagore nayo ntigira isura umva se urayisoje ngufitiye ikintu cyitwa inkuru ishyushye ntabwo ushaka kuruhura mu mutwe ngo nguhe filime ureba ariko ntukambwire ngo mama gira menshi ngiye se gira menshi umuntu wakubyara agira amagambo ambona oya fa muri byo nkubwire kaneri nyine nagahamagaye mu kanya kavuga kaze kunsura noneho nkabwira Sherine bigukumbuye nkabarira ibyena he karishima kaze kahiye kashyushye ubwo kaze ngo nta kibazo dufitanye anje kagiye kugira hano nkinge ngakubite nimba ndacomeka ipasi nimba ndagapfura imisatsi nimba ndagakuzamo inzara ahubwo se ufite umwanya ngo uze urebe filime we umva mbabarira nushaka ufate moto leta nyishyura fatiraho direct uze urebe filime ngiye kumuhana muhikosora neri yanyibeshyeho si mbikubwire we zamuka nushaka uza gutyo zamuka uze nguhe filime wirebere hakuze inshinzi nk'iri gukora mu bwonko w'umubyeyi mukuri kagukora gushora ukabyaye ariko ngiye kumwihera isomo ahubwo ikibazo nuko karangwaho ariko ndakubita ahantu karashobora kugenda
kagera mu rugo kakaryama nikatumunganya ko nabikora ntabikora ahubwo nawe uramfasha nibiba ngombwa ngwino weho winyereza ngwino umva moti kugera aho uhita uyurira tibika sha ibintu ngiye kumukora ntasinya narahiye ahubwo so gusinya gusa ngiye kumuha ikigwa cy'umunsi reka inshinzi nk'iya nawe yaguteranya mwana we ejo nawe ubwawe yaguteranya n'undi muntu nshaka kumuha isomo akabona ko kugira umunwa ntacyo bimaze sawa reka nkureke banguka weyo gusa hagarika iyo moto iguciyeho nyine ariyo uhita ufata sinumva igutambutseho sawa banguka sha ngo nite ku mwana wanjye uwuhe mwana se anje ariko jya umubwireka gutebya umwana yari ibintu ushobora gutebyamo n'ibyo utatebyamo anje si n'umwana wanjye gute ngo reka kubera ko ibintu byinshi umbwira uri gutebya ibyo nabyo mbifata nk'ibitebyo nyine rwose uzi ko wasanga kuko anje ari umwana wanjye erega wijya kure nanjye igihe mpindukira nkavuga uburyo kana nkagirira impuhwe nakagiriye mu nkikabona Fabiola agashaka kwirukana ngatsimbarara hari ibintu nka ibimenyetso bya kuri 80% rwose bigaragaza ko njyewe na Anje ari ikintu duhuriyeho nyamara wasanga kubera ko nanjye reka mubwire ntabwo ntuje habi ntabwo ntuje ariko shaka kaginga nsanze ari akana kanjye nsanze ari umukobwa wanjye Anje nkubwije ukuri nzamfite umunezero uvanze n'umubabaro akantu tumaranye igihe kingana gitya kanyihishamo icyo ngicyo kintu cyambere kizambabaza icya kabiri nzashimishwa nuko ari umwana wanjye Imana imbore nsanga ari byo nzemere mbyine uwo mudiho w'umubabaro ngire n'umudiho w'ibyishimo Juma asante sana kose Anje uri hano ku bwa misi cyo byanze bikunze uko byagenda kose kuko ibintu ndi kubona ntibisanzwe ariko ngomba kumenya ukuri neri ngwino hewa nagushutse kahiye ngakaje kunyenyenyenyenyenye kuremo ijisho bamfunga ariko ndagakwita mfunira gusa gukubita mu ngingo funira nikareba nabi ndagakuramo n'urwara rumwe ese mama ese weho waje ryarise fashe moto nyine yitigeze ara ku muhanda nari mfite cyakuniza yitindipfa dirumva iki ndumva ibintu yegoko uzi umujinya mfite karaga ko ese we yakwemereye kagiye ego cyangwa uzi ibintu nakubwiye sheri shushu nukuri nukabona ibintu twarakaranye no kutavugana n'akazi kaba kabaye kenshi ubazinga urukundo ruri kugurumana yashirutse ngo baraye namubwiye ukuntu ngiye kuza kubana na papa wawe nkagira ibifaranga akajya nyoza n'ibirenge ati burakunkunda we yashyushye ngaze ngo tujye kubira amafaranga ariko ngiye kumucapa uzi ukuntu bakubita capati nanjye ndafunga hano
nikaze kaduhesha nanjye ndafunga undi tumukubite ku buryo n'ikindi gihe irasura yiwanyuzamo ipasi nawe wanyuzamo ipasi nkabushyiririza nk'itama rimwe cyangwa uramuza gusa agiye kukurega bakagufuka twe turamukubita tumukubita ahantu dushaka ibibando hano si imiruka ari cya kibando cy'amarido tugapite mpfunira gusa kupita ahantu tumukubita bazajya kajya kuryama akakumva imbavu zirakarya zavunitse nikabanguka ko ubundi igihe twavuganiye ko kataza washije abageze se wangiwe oya sinshaka kongera kukavugisha katumva arageze muri mudu y'uburakari nikaze nanjye ndategereza ariko hari n'ukuntu wijijisha pasi ukaba wayigakiriza hano ku kaboko ntabwo umuntu yamenya ko ari pasi wakanyujije ugahita usa nk'utambika gutya yantuze yo munsi ngo ku buryo kanavuze bavuga ngo aho si isafuriya wateruye ishyushye ikakotsa kandi wagatwitse oya twe turafata cya kibando kirindo kiri hano hari n'ukuntu ufata urudodo ukarwambika mu ryinyo ukajya ushikura ubwo se umukuye iryinyo ntabwo ryava muri karababara ndabwihorera ko barangiye babo bakanyihenuraho uwo amafaranga mbonera burabushita bumeze sha yarandakaje Imana ishimye ko nangiye Anje ngiye kumuha isomo ku buryo aravuga ati mama Anje ndabanza ubundi ndeke umukubite agiye kuza kaboroge naje naramukumbuye kwa kuri kwiyereza mukobwa wawe naje hari ikise iki ndagashuka atigendeye mu isafuriya nkubikemo isura ndabanza nyiteke mu biryo cyangwa ducane gaze hariya dushyireho amazi meza amazi yahita atonyoka badufungira he ko buri isura ikubise nko mu biryo bishyushye mo gake yababara ariko ntiyatonyoka kenshi hatumukora ibintu byampfunira gusa kandi kazara kajya kuryama kagataka kajya kwicara kagataka hari na bwa bugabo haraye kujyamo azongera kumubona aravuga ati nahuye n'amagi naho acuke nk'uko umwana acuka ku ibere rya nyina icyo gitekerezo wakigize ute tutabeshye nguki Neri nawe yaranyiciye mu bwonko namwigaga ibaze ukuntu natekereje kujyana roho ibohotse nkamuvugisha neza ndamuryoshya noneho kujya mufatisha nkayamubwira za nkuru z'iwanyu kakamubwira ariko si ubwo mama ibintu uvuga byose ibintu uri kwishoramo ntuzicuza ati ntacyo mfite mpomba byambe kagufitiye impuhwe kandi uriya turiya ni se w'abana umwana wanjye Anje ni umugabo wanjye ni nawe rukundo rwanjye rwa mbere ati ntacyo guhomba mfite barajya kumva nkumva kamere mbigiye kuzamuka nkayimira ni kaze ahubwo ikibazo uzajya untinya ibintu ndagakorera uzajya untinya nta kibazo nta ribi wabikoze kandi noneho turakambika icyenda mu kanwa dutsindagiyemo ku buryo katarajya gataka hatagira umuturanyi ubyumva ibaze tugiye kumva twumva hari nka hariya inyuma ariko twumva nikakora ku buryo turakumva ntabwo katwumva ushaka irakirete ujye ukwita nka mene hano hasi hano ku buryo kazajya guhaguruka bwabuguru bukadandabirana noneho karahita kavunika umva ko bavuga gusa tukavunika kakabura uko gataha ariko dutegeramo tugiye dukubita nk'amavi mu mbavu ibirakirete ku kibuno haba n'ibindi azajya atonekana ahantu hose tumukande nk'urubavu ku buryo abona ko gukunda nyine cya kintu wajya ubwira umuntu ngo ndababara ha ntahita akibonesha ijisho kandi imbere waboze kadutesha umutwe ubundi si waza kugakuramo imyenda tukakamenaho amazi tugakubita kambaye ubusa kagera hano gufuniramo urufunguzo ubundi bwiciri kitaza ubwo se katagera igihe twavuganye ubu nje niruka mvuga ati wenda atahananga karihe nk'ubu ariko wenda kari mu nzira tu so kazi ukuntu kameze nk'akarwayi bwaki kakagera katava naho kari ikunda ry'amafaranga akajya niringana nk'uko kangana nakabwiye ngo tugiye kwicara mu mafaranga ngo tuza tuyisasira tunayisegura urahise yumva uri kukubwira urahise avuga ati yesa yatogose ku mutima ati ntabwo uzi ni yature naze nanjye ndamurindira ariko uri kukuru kadutesheje umutwe amafaranga kanera isesemi buriya yaneye isesemi numva ntabwo namurukaho tugahikosora
wagira ipanu ipanu yashyushye nayo ikora umutwe nuko bita ku kibuno hano barajya kuri agatako Yesu wewe ndi kubyumva byabaye nkumva ikibazo ni kari kuza Anje. Bite. Ni byiza. Ni byiza? Umeze neza? Meze neza nari. Byagenze bite? Ntacyo nuko nicaye ahangaha. Wikunze mbona uri kure. Hafi nta kibazo mfite nuko nari nicaye ahangaha ndi kwitekerereza utuntu turi aho ngaho. Sisi nawe turi inshuti. Ndabizi. Nzi wambwa ikibazo ufite. Kandi wongera wambara bya bigutiye. Bandi hano mu rugo nkabyambara. Ramuma abuja mwambara n'utuntu tugufi uri ahangaha nakumerere nabi. Nese ni umubiri we cyangwa n'uwawe? Wenda ubwo wari uzaza umumfasha. Nawe se akeka ko wamutwarira umugabo? Ego ko. Nawe uruhinja? Arafuha biteye ubwoba da ngo nzanamutwarira umugabo. Igihe yatejeje umugabo w'agaciro. Neza umugabo umwana abyaye. Abona rukasa atakubyara. Nibyo nagabye Niba wakurakaje? Oya ntabwo kuriya se ugiye wita ku bye ko wajya uhora urakaye. Ntabwo ari we. Ubwo nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Okay. Mwashimwe nta kibazo ufite. Abantu ushaka kumerekeza rero. Tujya kureba Clarisse tujya kumushaka. Ureba nde? Tujya kwa Clarisse. Tujya ndebe ko mubona. Kusimbukirayo. Njye ntabwo twajyana pe. Kubera iki? Ndumva nyine nameze neza. Sinzi ukuntu numva meze. Kandi umaze kumbwira wowe ubwawe ngo umeze neza. Nyine nta kibazo mfite ariko ndumva mu mubiri nameze neza ku buryo ntagenda aretse se tukazajyayo ikindi gihe. Nshaka kujyayo uyu munsi. Yesu ubundi kuki wizeye uriya muntu koko? Mbyiyumva. Iyo ntizeye umuntu bihita binzamo. Ariko ubu ndumva bindimo ko Clarisse ari we. Ngomba kumubona nkagira utuntu mwibariza. Yesu ubundi ni ibiki? Sinjye rero bijya bicanga sibyo? Impamvu nyine ubu umushaka cyane ku buryo bigera naho ujya kumushakisha. Ariko se mama muherukana muri bato. Mwarigeze kuvugana mukaganira. Ibaze kuba nk'ukungana. Tukaba twaraherukanaga njye nawe tungana gutya. None reba uko ngana. Uwo muntu atari ingenzi kuko atari ukumburwa. Ego no gukumburwa ariko nanone ntabwo wakabya bigezaho ngo ujye no kumushaka. Uzi ko ifu nibagarusha utarakarenge. Ariko ubwo hari amateka runaka mufitanye. Twari mu kigero kimwe. Umva abakobwa nyine hakaba ubu ngubu nta nshuti mu kigira. Hajya mbona utundi twana tugusura. Ego. Mungana. Ntabwo ubwo se urumva bagera ahangaha koko Fabiola nkamubwira ko baje mu buryo. Gahera arahari. Ujye muganira. N'ubundi turaganira. Nese ubu wambwiye story yawe n'uwo Clarisse. Ituma ujya kumushaka kugira uvuga ati umuntu sinamutaka. Clarisse ari umukobwa mwiza w'inzobe. Witondaga. Twaganiraga. Twavuganaga buri kimwe. Mbese ari umunyamabanga wanjye. Nkagenda tukagenda tukiyotsa byarihe we. Nkanjye ntaze ku rugo rwanze nibereye muri Kigali ubaze ko nkiri muri Kongo. Nyerereza. Harya ntabwo tujyana? Ndumva nameze neza pe. Kakanara.
ntabwo meze neza reka tuzajye wenda ikindi gihe aramanda sinoka weho reka nkubwire sibyo wigenda ubusa urijyana mu muhanda wenyine ibitekerezo niba ahubwo reka ndoga mbitekereza ntari bibe bitekerezo tuzajye ikindi gihe aha ntabwo narara ntagiye yarambwiye ko nshakaga nagushakaga tera tuvuganye meze neza so uba wari wahaze himba nahaze isuko nda muntu wenda gucikamo kabiri nikinda yanjye ngana ariko mba nahaze si wanyu hari undi munganya tayi gutyo no umbeshe ufite tayi mizo gutyo ni ufite tayi mizo amakuru y'abakuru wawe ameze neza nawe ntari urakuvugana oya haciyemo iminsi mingahe haciyemo iminsi ariko tutavugana mama wawe nawe nuko se nta gahunda ufite yo kugusura ngo wamenye n'aho uba kubera akazi kenshi kaba kamujyanye urumva no kutamuhamagara kubera akazi kenshi namuhamagara akahita mbwa ndi mu murima abo ndetse ese aba mu murima kuva mu gatondo saa 11 za mu gatondo kugeza saa 5 za nijoro oya avamo saa 12 saa 12 akaba aragiye aroze atangiye gushaka ibyo guteka agateka mama wawe nani se Ange karama umukobwa witwa Neri waba umuzi ariko nta kuntu utamuzi inde umukobwa witwa Neri waba umuzi Neri ntawe nzi no atuye ibyo se n'ubwa mbere byumvishije ntabwo ari ubwa mbere hari n'igihe ndakeka wigeze kumumbazaho ariko njye ntawe nzi nahase nje ugize ngo nzi abantu benshi ni abantu nzi n'ahapi nyamara Ange ushaka kumuzi wenda bamwibagiwe ariko uramuzi ni uwina wenda mushaka kumuzi igihe kimwe mudahura ariko byanze bikunze uramuzi Neri ntawe nzi njye hano se nzi abantu baje nzi abantu bake pe ariko Ange uzi ko nta n'undi ndakoze ikintu mbwire unsubize igisubizo kiri positive buri gihe ni oya ntabwo muzi runaka uramuzi oya simuzi ibi ngibi wabibonye oya ntabyo nabonye impamvu ni uko uri kumbaza abantu b'inaha kandi inaha nawe urabizi ntabwo njya nsohoka ngiye guhaha nta bantu nzi inaha niyo mpamvu nyamara Neri muramutse umunanye imbona nkone gutya wasanga umuzi ntabwo mbigushinja ariko ubwo hari impamvu mba mukubajije wese yakubwiye kanzi umva kandi nawe ndakubaza erega ndakubaza nawe ukambaza ukansubiza umbaza nicyo kibazo okay kugira ngo impaka zishire ngiye kumuhamagara ze hano nzamuhamagara umunsi umwe azaza hano mu rugo akunda bikora none ahangaha ngiye kumuhamagara aze none ahangaha nimurebana kandi urasanga umunsi nese ubundi yakubwiye ko njye nzi oya
reka ibyo ngibyo reka tubyibare ko nabona uko njya kudekiriva umuntu reka muhamagaraze kandi usanga umuzi. ese ubundi kubera icyo uri kumumbaza njye nawe nzi ugiye wabona nibereye mu kazi ugiye kumuhamagarira iki? Oya muhamagaye mbwiye ko mushaka yaza. njye ariko ndumva atari ngombwa kubera ko ntawe nzi. Ariko se aje ukamubona wenda ukamakana wamubonye hari ikibazo? Ikibazo nuko nta bantu binahanze ubwo nabamuzi. Ashobora kuba binanga wenda ariko yaravuye mu cyaro iyo ngiye birashoboka. Nta muntu wo mu cyaro witwa Nirinzi pe, wikirirwa wigora bikurushya ngo uri kumuhamagara kubera ko ntawe nzi. Okay. Ndabitekereza ariko ndamuhamagara. Sanga usura mu mirimo yawe nta kibazo. Nese uraza kumuhamagara? Yego ndamuhamagara. Sura mu mirimo yawe anje ntacyo. None se Neri ndamuzi. Sawa nishaka kumenya. Nese kuki ubundi biba Sura mu kazi kawe.